Reka nkusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza wowe udukurikiye aka kanya, kandi nkwifuriza kugubwa neza cyane kandi uri umuntu w'agaciro, ariko nawe niba ukigera hano bwa mbere wifuza guhora ubana natwe hano kuri iyi channel, biroroshye cyane. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe gusa, ubundi ukanakanda kukazogera kugira ngo ujye udukurikirana 5/5, ubundi ukabasha kubona amakuru y'ibiganiro tuba tubagezaho bya buri munsi. Kuri uyu munsi rero reka tubanze twerekeze amaso ku rupfu rw'umusobanuzi. Kuri uyu munsi reka rero tubanze twerekeze amaso ku rupfu rw'umusobanuzi wacu, ari we Yanga mwakunze cyane mu gusobanura filime. Akaba yaratabarutse tariki 17 Nyakanga 2022, akaba yaritabye Imana ari muri South Africa, aho yari yarajyanye abana be gusura mama wabo, cyane ko ari naho akorera. Yanga rero n'ubundi akigezayo abana be gusura mama wabo, nibwo yahise afatwa n'ikibazo, atangira kwitabwaho n'abaganga b'inzobere bo muri South Africa. Abaganga rero b'inzobere babonye Yanga atazamara igihe kirekire, bitewe n'uko indwara yari arwaye yari imukomereye cyane. Nibwo yahise ahabwa iminsi 2 gusa ko aribwo azaba yitabye Imana. Nibwo abaganga b'inzobere bahise bamuha iminsi 2 gusa ko aribwo azaba yitabye Imana. Mu gihe ayirangije nibwo yahise yitaba Imana ku munsi wa 3. Iyi nkuru rero ikimara gutangazwa, abakunzi ba Yanga ntibahise bayizera ku kanya, bitewe n'uko urukundo bamukundaga ntibiyumvishaga ukuntu yahita atabaruka ako kanya akiri muto aka kageni. Ariko n'ubundi Yanga yari afite abana 2 n'umudamu we, ariko umudamu we akaba yarakoreraga muri South Africa. Gusa buri vakansi abana be bajyaga kumusura, gusa nawe yajyaga anyuzamo akaza kuba yabasura hano mu Rwanda. Muri make umudamu yakoreraga muri South Africa, ariko aka kanya ntiyarakibarizwa mu Rwanda. Ariko rino joro ryo kuwa 20 Nyakanga 2022, umusobanuzi Yanga yaje kuba yakorerwa ikiriyo kidasanzwe, ndetse icyo kiriyo cyagaragayemo madamu we ndetse n'abana be bagera kuri 2, ariko n'ubundi amarira yari menshi, nk'uko nawe waje kugenda ubyibonera muri video yatambutse. Yanga rero ubwo bamukoreraga ikiriyo, haje kuba hagaragaramo abandi basobanuzi, harimo Junior Giti, akaba ari we murumuna we Rocky Kirabiranya, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu muhango rero uko waje kuba wagenda, babanjije kuririmbira Yanga ndetse baranasenga. Nyuma yo gusenga rero nibwo bahise bafata umwanya bareba filimi ya Yanga yakunzwe cyane mu gihe cyashize. Mu gihe iyo filimi yari irangiye, nibwo bafashe iminota 30 yo kumwibuka. Irangiye bahise bafata ifoto, hanyuma bahita bafata ifunguro. Hanyuma y'ibyo nibwo bahise basengera Yanga, hanyuma baranamusezera. Ubundi rero abaturutse kure batangira kwitahira, ariko madamu wa Yanga yari afite intimba ku mutima. Amarira yari yose yasukaga ku kiriyo cya Yanga, ariko abana be barize cyane maze guceceka birabananira. Ariko n'ubundi Yanga yababaje abantu batari bake. Ariko n'ubundi iyi tariki Yanga yapfiriyeho, ni nabwo umuhanzi Ivan Buravan ari nacyo kiriyo cyiwe. Ariko n'ubundi iyi tariki Yanga yitabiyeho Imana, ni nabwo umuhanzi Ivan Buravan
ni nayo yitabiyeho Imana. Muri make rero ikiriyo cya Buravan nicyo cyahise gikurikiraho nyuma y'ikiriyo cy'umusobanuzi ari we Yanga. Rero ndagusaba kugira ijambo rimwe gusa ubwira uyu musobanuzi Yanga wakunzwe cyane bitewe n'uko yasetsaga abantu muri filime ze zose. Amagambo rero yakoreshaga nayakugejejeho mu kiganiro cyatambutse, noneho byatangaje His Excellence Paul Kagame bitewe n'uko yakundaga iyi filime z'uyu musobanuzi Yanga. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ukigera kuri iyi channel, kandi ndakwifuriza kugubwa neza no kudahwema kudukurikirana 5/5. Uri umuntu w'agaciro kandi natwe ntitwifuza ko waducika. Natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru yo muri Afurika, mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Murakoze.